tubashimiye ko murimo kutwumva. Ntabwo byoroshye kubisobanura, ariko izina Rocky ryabaye ikimenya bose. Ndetse si ibyo gusa, hari n'andi mazina menshi twagiye tumwumvaho: Kirabiranya, Kimomo, Shyashya, Randi Rodi, Iseka Igoroye, ndetse n'andi mazina menshi. Izina Rocky ntabwo ryabaye ikimenya bose mu gihugu cy'u Rwanda gusa, ndetse no hanze yacyo. Ese ubundi Rocky ni muntu ki? Reka tumuvugeho. Ndabasuhuje, nitwa Jean Dodin Niyomugabo. Iki kiganiro cyitwa Menya. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Izina Rocky ryatangiye kumvikana mu Banyarwanda mu myaka 10 ishize, ahagana mu mwaka wa 2015. Rocky amazina nyakuri yitwa Uwizeye Maka. Maka ni umusore rero uziba ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa munane, ahagana mu mwaka wa 1991. Avukira mu Rwanda mu mujyi wa Kigali ku Muhima. Nyuma aza gukurira mu Gatsata. Rocky yarangije amashuri yisumbuye ahagana mu mwaka wa 2012. Nyuma aza gutangira umwuga we w'agasobanuye ahagana mu mwaka wa 2015. Bivugwa yuko Rocky akigera mu gasobanuye, umusobanuzi wa mbere wamufashije yitwa Yakuza. Yakuza ni umusobanuzi wabayeho mu myaka 15 ihise nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo. Nyuma aza kubivamo. Rocky yatangiye kumenyekana neza ahagana mu mwaka wa 2017. Nyuma aza guhabwa igihembo cy'umusobanuzi wahize abandi ahagana mu mwaka wa 2019. Rocky yatangiriye muri The One. Amaze kuva muri The One, yaje gushinga lebo yitwa Rocky Entertainment. Rocky Entertainment ikoreramo abasobanuzi, abahanzi ndetse n'abandi. Uyu munsi niwe perezida wa Rocky Entertainment mu gihugu cy'u Rwanda. Niwe muntu wakoze ibintu bitari byarigeze bibaho na rimwe mu mateka y'abasobanuzi. Asobanura filime nyarwanda zirakundwa ndetse zikundwa n'abatari bake. Rocky yaje kubivamo. Nibyo wabyumvise neza. Yaje kubivamo, ariko asiga afunguriye imiryango abandi basobanuzi bagenzi be, ubu barazisobanura kandi zirakunzwe. Rocky asigaye akora documentary mu rurimi rw'ikinyarwanda. Documentary ni ibyegeranyo abishyira kuri Rocky Entertainment, ndetse bibamo n'inama zitandukanye ku rubyiruko, abato, abakuru ndetse n'abandi. Rocky hari n'abahanzi benshi yagiye afasha. Bivugwa yuko Rocky ni umusore utikunda, ukorera hamwe, ufasha bagenzi be. Harimo mu bahanzi yagiye afasha nka Papa Cyangwe, Generous 44, Mirabyo The Warren, Emeline Penzi ndetse n'abandi. Rocky ni umusore wakize akiri muto, umusore ukunzwe n'Abanyarwanda, Abakongomani, Abagande, Abatanzania ndetse n'abandi. Ni umusore ufite amafaranga, ufite igikundiro, usenga, ufite buri kimwe ndetse mwiza. Ni umusore ufite izina ryiza mu Rwanda. Bivugwa yuko atari yashaka umugore, ariko akunda kuvuga mu magambo ye meza ati gushaka umugore ni byiza, no kutamushaka ni mwiza kurushaho. Ariko ibi nibyo gusa ku bantu bamwe na bamwe ntabwo bagenda babishyigikira, kuko biterwa n'amahame y'umuntu. Rocky ni umusore urebwa amamiliyari y'Amanyarwanda kuri YouTube, ibigo yamamariza, filime asobanura ndetse n'ahandi henshi. Uyu munsi ni umwe mu basore b'abasirimu dufite mu gihugu cy'u Rwanda,
bakunzwe n'abatari bake, uhemba amamiliyaridi, ariko ibi byose ko abifite akaba akunzwe n'abatari bake tumukunda, akundwa n'abantu bose, ariwe perezida w'agasobanuye mu gihugu cy'u Rwanda, niwe wagahinduriye isura. Uyu munsi niyo musobanuzi dufite usobanurira abantu bose bagakurikira. Ikibazo gihari ni iki? Iki nava mu gasobanuye bizagenda gute? Ni naho dusoreje ikiganiro Menya cy'uyu munsi. Tumushimira kuba mukurikira kuri Menya TV. Nitwa Jean Dadini w'umugabo. Mbibutsa gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ukomeze ubone ibiganiro bya Menya TV. Ndabashimiye.